Turabasuhuje inshuti bakunzi b'ikiganiro amateka ya Bibiliya. Uyu munsi twabateguriye icyegeranyo gicukumbuye ku Baherode, gusesengura itandukaniro n'uruhare rwabo mu mateka. Mu gusoma Bibiliya cyangwa amateka y'igihe cy'Abayahudi n'ubwami bw'uburasirazuba bwo hagati, abantu benshi bakunze kwitiranya amazina y'abantu bitwaga Herode. Iyo hagiye havugwa Herode mu nyandiko zera cyangwa se mu mateka ya Roma, benshi batekereza ko ari umuntu umwe. Nyamara izina Herode ryari izina ry'umuryango mugari w'abami bagiye basimburana, bamwe bafite imico inyuranye ndetse n'uruhare rutandukanye mu mateka y'ubwami bwa Isirayeli n'ubw'Abayahudi muri rusange. Ibi bitera urujijo mu basoma Bibiliya cyangwa amateka kuko batamenya neza Herode uvugwa uwo ari we. Ni ngombwa rero gukora isesengura ryimbitse kugira ngo dutandukanye buri umwe muri bo, tumenye igihe yabayemo, aho yategetse n'icyamuranze. Uwo mwumva ni Nkurunziza Bakate, tubahaye ikaze. Tubibutsa gukora share, subscribe ndetse na comment. Kandi tubabwira ko channel yacu yitwaga Bakate the Great ubu yahindutse yitwa The Truth Diggers, abacukumbuzi b'ukuri. Herode mukuru cyangwa Herode the Great, Herode uyu niwe uzwi cyane. Yabaye umwami w'Abayahudi, yimitswe n'Abaromani ahagana mu mwaka 37 mbere ya Yesu. Azwi cyane kubera ibikorwa bye bikomeye by'ubwubatsi, harimo no gusana urusengero rwa Yerusalemu. Ariko kandi azwi no kubera ubugome bwe, cyane cyane ubwo yategekaga kwicwa kw'abana bato b'i Betelehemu agambiriye kugira ngo Yesu yicirwemo, kuko byanditse muri Matayo 2:16. Hakaza Herode Arikelao cyangwa Herode Archelaus. Uyu yari umuhungu wa Herode mukuru, yahawe kuyobora Yudeya nyuma y'urupfu rwa se, ariko yaje gukurwa ku butegetsi n'Abaromani kubera ubugome n'akarengane ke. Niwe wavugwaga igihe Yosefu na Mariya barekaga kujya mu rugendo rwabo rwo gusubira muri Yudeya, kuko byanditse muri Matayo 2:22. Hakaza Herode Antipa cyangwa Herode Antipas. Uyu nawe yari umuhungu wa Herode mukuru, yabaye umutware wa Galileya na Pereya. Azwi cyane kubera ko ari we waciye umutwe Yohana Batista, nk'uko biri muri Mariko 6:17 kuza kuri 28. Ndetse akaba ari nawe Yesu yigeze kwita ingunzu muri Luka 13:32. Yagaragaye no mu rubanza rwa Yesu ubwo Pilato yamwoherezaga ngo amucire urubanza muri Luka 23:7-12. Hakaza Herode Agiripa wa mbere, yari umwuzukuru wa Herode mukuru. Azwi cyane mu byakozwe n'intumwa kuko ari we wicishije Yakobo akanafunga Petero, mu byakozwe n'intumwa 12:1 kugeza ku wa 3. Yari ahambaye cyane, akundwa n'Abayahudi, ariko yaje gupfa mu buryo butunguranye. Ubwo yishyiraga hejuru, abantu bakavuga yuko noneho ari kuvuga nk'Imana, marayika amukubita urushyi ako kanya agwinya. Byanditswe mu byakozwe n'intumwa 12:21 kugeza kwa 23. Hakaza Herode Agiripa wa kabiri, yari umuhungu wa Agiripa wa mbere. Yagaragaye mu rubanza rwa Paulo intumwa ubwo yireguraga imbere y'abategetsi, mu byakozwe n'intumwa 25-26. We ntiyari umwami, ahubwo yaburaga tumwe mu turere dutoya, ariko yarashyigikiwe n'Abaromani. Nk'uko bigaragara, Herode si umuntu umwe, ahubwo ni urukurikirane rw'abami bakomoka ku muryango umwe wagiye ugira uruhare rukomeye mu mateka ya Isirayeli, cyane cyane mu gihe cy'inzibacyuho hagati y'isezerano rishya ndetse n'irya kera. Kumva neza aba Baherode bituma dusobanukirwa neza insanganyamatsiko za Bibiliya n'ukuntu amateka y'ubwami bwabo yagize uruhare mu ivuka, umurimo n'urupfu rwa Yesu Kristo. Turabashimiye cyane mwebwe mwabanye natwe, Imana ibaha umugisha. Aya mateka mushaka gusanga mu gitabo Antiquities of Jewish na The Jewish War cya Flavius Josephus. Niyo soko y'ingenzi y'amateka y'Abaherode atari muri Bibiliya. Kandi mushobora no kuyasanga mu mateka y'abanditsi nk'uwitwa Tacite, n'abanditsi b'Abaromani bavuga kuri bamwe mu bami b'Abayahudi bashizweho na Roma. Imana ibaha umugisha, naho ubutaha.